Sasa rero n'ubuce tugatangiye ahangaha barakwereka dutangiranye n'umukobwa urimo agenda yirukanka akatira mu binani. Uyu mukobwa arimo aravuga ati rwose ndimo ndumva nkubiwe cyane, rwose ndumva nkubiwe cyane, ndashaka no kuba nakwihagarika. Sasa ahangaha hari ikizu cyari kitabamo abantu rwose. Ahangaha umukobwa yaravuze ati reka mbe nabashe kuba nakwihagarika ahangaha, dore na cyane ko ngiye icyanjye ari ugusoba, ntago bigoro nyiri inzono yamfata ngagira ibindi bintu aba yankaza ngaba yavuga ngo namwandurije inzu. Oya, umukobwa ni gucenjira no mu nzu atangira kugenda asoba gake gake. Sasa rero hano barakwerekana undi nawe we yaraje gukemura ibintu bye, ni ukwituma nyine tu. Urabona ko yafashe ibibabi by'imyumbati azaje kwihanaguza. Sasa rero ahangaha umukobwa nawe yakomeje kugenda yihagarika, agenda yiruhura mu mubiri we rwose gake gake, murabizi namwe, akomeza kugenda yiruhura, aravuga ati rwose ahantu ndumva ari neza. Sasa rero undi nawe uko yakarebye gutya agira ngo aje gukatira no mu cyumba, kujya kubona babonyemo icana. Aha, undebere ryari ritangira kumwataka. Sasa rero ibyo ari bimujyanye nabyo yese abyibagirwa, nta nubwo yanabyitayeho. Yaraje aravuga ati iki ni icyana mbona cyangwa si bimeze biti. Mu kuza kureba izatawe ni icyana wana, uko ari icyana. Umukobwa hano we nagazi yuko inyuma hari umusore umuri inyuma we, ntabyo azi nta na gake. Sasa rero barakwereka undi nawe yarakomeje. Umusore aravuga ati sha uyu munsi none sha ibyo bigize ngo ibiki n'ibiki take nari mfite ndibuze kuba nayo kumariraho. Sasa rero unungu yatangiye kugenda arambika amababi y'imyumbati ahangaha. Urabona ko imfura yari yaguye, hari atose ntumbaze ni ibiki, nuko yatangiye kurambika aya mababi hano ngaha rwose. Umusore akomeza kugenda abikora nk'akazi, ubona yuko rwose afashe n'amafaranga mu ntoki. Ntumbaze ngo amafaranga yo nayiki. Sasa rero yatangiye kugenda abara amadolari. Mu kubara amadolari arangije araza agenda arambika kuri buri kibabi, buri babi agenda arambikaho. Bigaragara yuko impamvu yafashe ari amababi akaza gushyiraho aya mafaranga kwari kugira ngo amafaranga ataba yabasha kuba yatoa. Burya ngo amafaranga nabwo iyo yangije bakagufata wangije amafaranga urabihanirwa. Mwese murabizi, abanyarwanda murabizi ko nta muntu wabasha kuba yashwanyura amafaranga y'u Rwanda ari umureba. Uretse no kuba batanakureba no kuba washwanyura byo byonyine ntabwo bizemewe kuba washwanyura igikoresho nk'iki ngiki amafaranga. Sasa rero umusore nawe n'uburyo yatangiye gukora iki kabiri ziwe, atangira gufata amafaranga, atangira kugenda ayamutega, atangira kugenda amutega amafaranga. Uyu nguyu agenda akora inzira ari nako ashiraho amafaranga. Ntumbaze rero ngo uyu musore agamije iki, gusa ukurikira agafilme akantu kantu urabasha kuza gusobanukirwa buri kamwe kose. Mbibutse yuko uyu mukobwa we yaraje hano mu bwiherero, undi nawe yaraje mu bwiherero bakubitanira aho ngaho. Ntumbaze ngo iki kirakurikiraho noneho rero. Sasa ndagira murabona yuko uyu musore arimo kugenda atega iki uyu mukobwa amafaranga. Urabyumva neza, uriya mukobwa niyahaguruka araza guhita abona iki ano mafaranga yose, arazi kuba yayabona, ubundi agende ayakurikira mpaka amafaranga ashize. Ndabizi neza ko hano buri umwe wese akunda amafaranga, nta muntu n'umwe udakunda amafaranga. Sasa rero umukobwa yarangije kwiruhura hano, akimara kurangiza kwiruhura ngo nta kindi kintu kigomba gukurikira uretse kuba yavuga ati reka natake nanjye ubundi ntahe rwose nkomeze inzira zanjye. Sasa rero uyu mukobwa uko bibona, urabona ko yambaye uniform. Mu kujya kureba aravuga ati mana yanjye ibi ni ibikisi kandi ati ya migisha y'Imana bavuga si niyi ngiyi. Nge ntinyamo ukuntu nge nigiriye n'ubwoba. Aya mafaranga urambwira ngo hageze hano ate, aya madolari ageze hano ate, uzi ko nkize birangiye nakize byarangiye rwose. Ahangaha umukobwa aravuze ati aya mafaranga si ibiwani sira, reka mfateho numve ko aya mafaranga ari original. Sasa rero umukobwa yatangiye kugenda atora amafaranga. Nta muntu uhita ku mafaranga n'umwe bakireka ari ikimara, nta muntu wahita ku mafaranga. Aravuga ati wow, ati niwe byishimo byanjye, n'umuntu ne narabuze rwose, niwe narabuze ubundi ngo ngende ntwike karitsiye nziheze. Ati none ubu ngubu ndakubonye, ati ubu ngubu nakubonye rwose nagucakiye. Umukobwa n'uryo yakomeje kugenda atoragura ya mafaranga. Mu gutoragura ya mafaranga k'umukobwa wibuke ko ari uwamukinnye mu mutego, ariko gusa we ntagazi nyine cyabaye ngo ni igiki. Nabwo urumva gupfa gutoragura, ntagazi ngo arakurikira iki, ntagazi ngo ikiri buze kujya imbere ni igiki wapi. Ubona kuvuga ati hano rwose reka ngende ntoragura amafaranga, icyanjye ni ugutora iki amafaranga. Sasa rero umukobwa yakomeje kugenda atoragura amafaranga, ari nakagenda areba impande zose, areba ko nta andi mafaranga bashizeho. Umukobwa akomeza kugenda yatoragura gake gake. Umuhungu nawe yamaze kuba yamwitsimba, yamaze kuba yarasategitiye, yamaze kuba yafata iki intego ye. Umukobwa nawe akomeje kugenda avuga ati
rwose ubu ngubu nakize byarangiye, ati ubukire bwanjye nta no bushingiye, ati rwose ntabwo wabona amafaranga angana gutya ngo uzereke ko wayabyazamo umusaruro. Mw'abantu mwereka mbabwire ngo ikintu mutazi aho cyavuye kandi ikintu kije kigutunguye, rwose icyo kintu ntukazajya upfa kugifata. Reba nk'uyu nguyu yinjiye mu cyumba agiye ku bwiherero, none asanzemo amafaranga, kandi uko bigaragarira amafaranga waba yashyizemo wese yaba yageze ute, yaba yanamubonye. None kuki atavugishije uwo mukobwa akaza agashyiramo amafaranga akamureka akagenda? Izo ni imwe gusa. Mw'abantu mwe rero mbere gukora ibintu jya ubanza ushishoze, ujye ubanza unarebe uvuga ati iki kintu nubwo ngiye kugikora iki kintu nta ngaruka cyanteza. Sasa rero umuhungu yahise afata andi mafaranga aravuga ati dore ngaya n'andi mafaranga we, ati dore ngaya n'andi mafaranga. Umukobwa nayo ajya gushaka kuyashikira. Mu kujya gushaka kuyashikira umusore yakoze iki rero? Umusore yaramubwiye ati aya ngaya ntago nayaguha rwose utanyemereye ibintu nje ngomba kugusaba, ibintu ndi bugusabe ni wabimpa amafaranga ndaza kuyaguha rwose. Ati fataho ariko nawe uzi ibintu ndi bugusabe uzigira ute uzubimpereza. Ndebere nawe uzokurikirana aka gafilme akantu ku kantu ubasha kuba wamenya buri kamwe kose. Nyaboneka ntucikwe no gukora subscribe hano Izuba Films iba yagutegurikana kugezaho. Sasa rero ahanga umusore yavuze ati reka ngwereze nandi yose, ati mfite nandi mafaranga menshi cyane, ati arega utugira ngo ni nawe gusa rwose, ati we ni unyemerera nka gukorera gutya nyine tukaba twaryamana ndaguha ni mafaranga. Umukobwa ati kuryamana nawe? Atoya ayo mafaranga yarora ntago nje naryamana nawe. Ati reka nimba ari ibyo kuryamana nawe ayo mafaranga yagira ute yarorera. Sasa umusore yavuze ati mpereza amafaranga yanjye niba urukumva ko ibintu bye utabishaka. Umukobwa aravuga ati reka nje natoraguye rwose. Undi aravuga ati wasaza ariko batoragura mu nzu se? Ati wasaza buri n'umusazi, ati nutemera ko turyamana ntago ngiyewe amafaranga ngiri buyanshikane. Undi naravuga ati ntago nje nakomera kuryamana na. Umusore avuga ati uzi n'ikindi se mfite amafaranga menshi cyane we, ati ndaguha amafaranga ndagoreza amafaranga, ati do hano mu gikapu mfite amafaranga, ati nge nisha umuzungu amafaranga ndi nayo. Sasa rero turebe ko tuzi amafaranga yongoza abantu benshi cyane. Uyu mukobwa we amafaranga ari buze ko yabasha kuba yamwongoza, yamweretse mu kapu arareba asanga ibifaranga birimo ni byinshi cyane. Sasa rero ndumubwire gukurikira akantu kananga umukobwa n'uburyo byatangiye kugenda apfa mu mutwe, nyine bitangira kugenda mu mutwe apfamo, atangira kugenda bamwica mu mutwe. Amafaranga iyo umaze kuyabona yahita kwica mu mutwe, buri kimwe cyose wagikora mani. Ibaze amafaranga aho abasha kuba yagushuka, wabasha kuba wagambanira mama wawe, so wakubyaye, mukuru wawe, murumuna wawe, basanga ko busambanye hanga ni toto cyane rwose. Nta muntu ufite amafaranga nawe utarongora. Mw'abantu tujye twemeranya yuko umuntu ufite amafaranga abakurusha buri kimwe cyose. Sasa umusore nguke yamwegistreye atangira kuba yamujijisha, aramubwira ati noneho reka dushake icyumba abantu batagira ute batajya bakoreramo uburuhukiro, nyine abantu batajya baza kwiruhuriramo. Ati icyumba kimeze neza cyane, ati iyi nzu ndabona ifite ibyumba byinshi cyane, ntabwo turubure icyumba turubuze kuba twabasha kuba twasaranganya twangese tugakoramo ibintu byacu. Sasa rero ahanga ntumbaze ngo kibuze gukurikira ni igiki, we gomeza urebe aka gafilme akantu ku kantu. Nyaboneka niba uzi kutarakora subscribe uze gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo uzajye ubashe kubona izindi video ndetse n'ibindi biganiro. Sasa rero umusore yamubwiye ati reka turebe ko nta muntu uri inyuma ubundi twata cyane ubundi dutangire tubikore. Umukobwa hano wari kumva yatindiwe rwose kugira uwo wabasha kuba mukoranye n'ibintu byiwe, ubundi umuhereza amafaranga. Nta kindi kintu abakobwa dupfana ya ni amafaranga. Umukobwa yanamubwiye ati cyo ngaho ukorera ahangaha. Umusore avuga ati ariko ntago ngiye naza gukorera ahangaha rwose, ntago ahantu ngiye mizeye rwose. Ati reka ati ntago ahangaha nahakorera, vaya uko twe dukate twongere twerekere tujye ino yirya we. Urashaka kugira mitengura aka kanya shira n'ubwenge kujye. Ati wowe ibyo bintu umbwira ni ibiki? Sasa rero anga yakomeje kugenda aramukurura rwose, amuzana hano agenda amushakira ahantu bagomba kujya. Sasa undebere ntumbaze ngo uyu musore ari buze kuba yabasha kuba yagira ute yabikorera hehe nyagasani. Uyu nguyu yakomeje kugenda amwongoza. Wa mukobwa wari urimo avuga ati nubwo wamuki ntago yabasha kuba yaryamana n'umusore atazi, ndorera amafaranga yagize ute amafaranga yemeye. Ahanga baracyashakisha ahantu bagomba kugira ute kuba babikorera. Bigaragara yuko uyu mukobwa yamaze kuba yakwemera. Sasa rero aracyatinda umusore. Uyu musore yaramubwiye ati rero ati ngo egamira aho ngaho abaro tubikorera. Umusore sasa aratangira gukuramo imikandara. Umukobwa nawe atangira kubyanga, aramubwira ati wa musore we
atanu gira vava we gira fast mwana bikore fast dusoze vuba. Umusore avuga ati ariko ibintu uko mbwira ngo ni nkore huti bimeze biti ibintu uko ngira ngo nkore huti ntago nabyemera iki cyumba gute utakitaba kirimo muhagiro ati reka twimuke tugene mu kindi. Sasa rero ndebere uyu musore niko akomeza kugira ute kugenda agora uyu mukobwa. Ntumbaze uyu musore nimba yatinye niba byagenze bitewe ntumbaze gusa uzo gukurikirana akantu ku kantu. Uyu mukobwa yari ikomeresha urugendo rwe mu gihe yaravuze ati reka banze aziyagarike abakubitanemo n'umusore birangira bityo. Sasa rero umusore nawe akomeje kugenda bitekerezaho aravuga ati sasa reka nkwereke ahantu ho mu nzu ahantu hahura abantu benshi cyane ntago mpizeye ako vewe nk'umanura no epfo dushaka uburyo twajya mu twumbati ahangaha ndabizi neza ko ibintu biraza kugenda neza ntago nyiri umurima ari buze kuba yakura imyumbati nona oya ati ntago byashoboka nako yazi kuba yakura imyumbati ubu ngo ariko nje ngiye kwirongorera ati reka rwose ntago byashoboka nambye ati none ngo basige aho ngaho ati gihe ngaho tubikorera ngaho. Umusore utangira gupfundura imishumi umukobwa avuga ati gira vuba mwana bikore fast ati bikore fast ambo umukobwa nana arabyanga aravuga ati ahantu ni hanze nagano nabyemera man ibazagize umuntu dufata amashusho yazagira ngo dukina amapuno urukoza amafilme y'urukoza soni ati rwose ya ntago ibi bintu byashoboka ati ako vayo tugume twegera imbere turabasha kuba twagenda tugera ihe ahantu heza. Umukobwa nawe niko yakomeza kugenda bara amafaranga avuga ati ahangaha rwose yangayo namaze kubona yatsindira ati uri buze ko wakora nta nubwo uri buze ko wakora n'iminota zigeze muri 5 ya wowe ati ntago wakora 5 rwose. Umukobwa ni karimo aravuga umukobwa ni karimo arivugira ubone nsindira iki ipinda 1 uziko ikintu cyitwa abakobwa bazatumara 1 abasore mwese reka mbabwire ngo nanjye nisize ikintu bitsa ubusambanyi mw'abantu kirabamaze undrebere ibyo yaragiye gukora ntiyakabikoze. Ese mwana uyu muhungu ameze ate mwana ribibazi nimba uzi ko rugiye ahantu ho kwihagarika bikaba byarangiye utabikoze mu mubiri ubumeze ute undrebere ibaza ikintu kiratuma utihagarika noneho basi nukuntu umusore hano bukenewe ariko basi baze ko umukobwa yatumye bigirutse abihagarika neza ntibe byabasha kuba byaba nyagasani. Uyu nguyu n'ugutya yakomeje kugenda mwencisha mu twumbati mu murima w'umwumbati ndebera umuntu yingiye utwumbati twe bagiye kuba badukururamo ibibi. Sasa rano umusore yatangiye kuba yavuga ati ahangaha rero ikiza sha ntamwatakiye hano mw'imyumbati nta nandi hano nazamwatakira none se ubundi wageze ngo aranda hano nazamufatishiriza reka rwose ati ngomba kumufatishiriza hano ngaho mw'imyumbati niho mbona ari heza kabisa. Umukobwa hano rwose abyumva umukobwa avuga ati ibintu nubwo uri bubikore ariko nyine ubikore fresh kandi ubinkore fast nkeneye kwigendera kuko amafaranga mfite nta nko kiruka rwose ngo umbwire ngo nabasha kuba nawusubiza amafaranga ibyo kuba nawusubiza amafaranga byo nta birimo. Umukobwa naramubye ati none basi rero reka duhagararanga aba ari ubikorera. Sasa rasinzi ko uyu muhungu angaho yamuhereza rwose umuhungu yatangiye kumwunamisha aramubwira ati baho ngaho ubundi dukorera ngo fresh atangira kuba yahambura iki yamishumi yiwe yamigozi yiwe rwose arayambura agiye kugira ute agiye kwataka. Sasa rero umuhungu ni gutyo yese yataka ubwo ngubwo abangaba bibereye mu byabo arimo arakora ntumbaze ngo baraza kurangiza ryari nawe ugiye ari burangiriza nawe ugitegerereza. Sasa rero uyu nguyu ako kanya yese arangiza aravuga ati caze sha ati caze mbega uryohewe ati ndumva ibintu bimeze neza cyane rwose ati ibintu bimeze neza cyane iki ngiki cyararangije gisezera ku mukobwa kiravuga ati sha amafaranga yanjye nako nabwira ngo yajyanye mwaka ka mwanya amba umukobwa namubwira ati mpereza nayo amafaranga yandi wari wanyemereye uhinda namubwira ati mpereza nayo ngayo bundi zana nkwereke ngiye kuyaguhereza ari dubure nimba byari 100 ngiye kuyaguriza 200 zana nyafati undi nawe araseka. Sasa rero araza kurikira hiki uyu musore yaravuze ati mbega kayaga ati uzi n'ikindi se ati rwose ati amafaranga narindi buguwe byarangiye nta nkukiruka nagoye amahirwe urayitesha rero sinzi nge nimba arano waje kundega cyangwa si nimba ari ikintu wankorera ati reka. Umukobwa aratangiye kugira agahinda aravuga ati ibintu bimbayo ni ibiki ati buryo ntamenye ati ubona shaka amafaranga menshi none ndebera na duke ndatubuze. Uyu nguyu byaramutunguye aravuga ati nge ndebera ni nigiye skuru nataye umwanya wanjye ishuri nayisibye mbuze amafaranga mbuze na buri kimwe nyagasani. Umukobwa hano rwose mu kwipfuka byaramutunguye aravuga ati wa musore nabonye agiye rwose aramubyatereka tukore surprise nyine ubone ngutungure mbe nabashikwana gukorera. Umukobwa byarangiye ahebye ni nuko tugasohoje ndakunda cyane ciao.